murakaza neza kuri Cyazo Trading live stream aho dukorera strategy yacu support and resistance strategy. Iki cyumweru cyose turi muri bearish trend on gold, turigenda tumanuka gake. Uyu ni umunsi wa 13 tugerageza gushaka iki, gushaka buy cyangwa sell bitewe na analyse twakoze. Nk'ibisanzwe ukuntu bimeze rero, aha ngaha isoko ryacu riri down, ryacu riri iki down trend. Turi kwibaza ahubwo ni heza twa bayingira se cyangwa se tugaseringira. Niyo tugiye gukacinga rero. So anga byose ubimenyera muri live stream yacu. Bibutsa neza anga live stream ukuntu ibintu bimeze. Nkejo umunsi washize na trade twafashe kubera ko twabuze support na resistance nyine kugiye tubibona gucya nyine kubyo tubibona ugaye tubibwira umuntu ni support ni resistance. Twarabibuze duhitamo kugera iki living isoko ubwabyo. So ikinanga cyonyine twarebaho bagerageza gushakisha rero uyu munsi nuko nyatukarira support and resistance. Gusa ejo nubwo twari twabibuze bitari gukunda, twakoresheje smart money concept and bigenda amapips arenga 200 ndakeka 250. Twakoze aga setup ndakeka kari na hano ni aka setup aka baragakoze. Turavuga ati ubwo tubuze trade kadukoresha kangaka, urabona ko kagiye amapips angahe arenga 250 I think. So kintu twake expectinga ni iki sasa rero. Uyu munsi tugiye gushaka support and resistance, niturangiza tuze gukora iki igihe tuyibuze dukoresha smart money concept. Smart money concept ni iki? Waitinga, tegereza iki, change of character, bakurikiza iki, retest, ariko iyo change of character bari body candle close yo mu munota umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, mu minota umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu biri aggressive. Ibitamo ibyo ibiboneye nyine tu. Turi mu minota 30 yacu nibisanzwe dushaka iki aho twakwinjira. So guys, ubundi mbere yuko tuninjira gatume twanalize isoko ryacu, nkuko mubibona isoko riri kudampinga. Why? Impamvu riri kudampinga nuko riri kugenda rikora iki lower low lower high lower low lower high. Urugero rworoshye duhere mu minota 30 mbere handi nababwira izatapinga ariko bana guseringa. Byaraje ahangaha rikora low, nanirwa ku breaking iki iyi low, ahubwo rikora agahaya ahangaha higher low higher low, nanirwa ku breaking ya high hano ri breaking ya low, rikora iki lower low lower high lower low lower high lower low lower high. Nanga turi kwibaza ese nimba riri kugenda biri kugaragara yuko riri bearish kandi gari kugenda rikora lower high lower low lower high lower low, ese ni heza twaseringira. Of course iyo riri gukora riri muri bearish trend cyangwa se riri muri nuza muri trend yo guseringa, of course ugomba guseringira ahantu hari iki hari lower high. Ese turibaza ni iyi ngiyi yaba ari yo lower high. Gusa nubwo ari yo lower high, akantu gato twabona nuko
nureba neza hano hantu hasitinze turi kuri duti twinshi cyane, ugiye nko mu minota 5 niho wahita ubibona neza ko hano hantu turi kuri duti twose tutabaye tap, ngo tuze badutapinga hano hantu, nuza ukareba kano gatrend line zakoze gutya, gasitinzeho turi ku duti, ariho negisipegitinga ko njyewe ishaka kuza ikaba ryatapingamo maybe rigakuramo izi liquidity zose, then rikabona kugira iki, kudampinga. Hano ndizera neza ko nkizo trend line biri guhita bigaragara. Hano niho baseringira, ahantu hose nta muntu wigeze ubakuramo mu isoko. So ndumva ikintu isoko ryaza gukora nibura muri iyi London session rishaka kuza rika breakinga above nibura kuri 4,106 cyangwa 4,104, rigakuramo iyi high sitinze kuri 4,97, then rigakora change of character, boom, dump way up 4,50 cyangwa se 4,30. Nibyo ngende kubona uyu munsi on gold. So tukongera tukibaza, ese mu minota 30 support yacu na resistance twazibona?
So guys, turacyategereje Yahoo updates. Update I can see you guys. Hi bro. Meze bite nawe ubu habaye? Gusa for sure so far no gutagatinga seri cyane. N'ubundi isoko ryacu rimwe. Nubwo ngiye ndi kubona rishaka kuza gukubita Yenuza aginge ni Asian high sitinza. I think Asian. Rishaka kuza gukubita Asian high sitinza. Igakuramo nk'udupips duke rikabona kudampinga ariko so far no gutagatinga seri. Minota 15 nk'uko nabiberetse hano hejuru hari turi kuri twinshi cyane tuha settings itigeze tapping 1 2 3 4 expecting ako ishaka kuza kugaruka aha ngaha mbere yuko iza kumanuka gakora liquidity sweep wenda ikagarukira aha ngaha ibice ikabona kudampinga ikabona kumanuka cyangwa se n'ibinabe igakomeza yimanukira breakinga byose kaza ku breakinga Asian row isitinze hehe isitinze aha ngaha abantu bari kuri social media zanjye kuri post iyi move yose nayifashe iyi move kuva aha ngaha muri ibi bice kuva kuri 457 bigeza kuri 485 iyi move yose y'amapips arenga 150 nayifashe nkoresheje smart money concept change of character yo mu munota umwe niyo nifashishije gusa hanga change of character mu munota umwe rwose yabinkoreye nibereke hano nakore execution change of character mu munota umwe gusa hanga yangarukanye ndavuga ati karabaye yageze hanga ndavuga ati maybe I'm going to lose but ahangaha nyuma yo gukora nuza change of character mu munota umwe dore ahangaha yaje kora row irangije inanirwa ku breakinga ya nuza ya row high sitinza ngayo mu munota umwe irongera inanirwa ku breakinga ya row sitinza irazi kora row noneho again ibikurikiye rero sasa dore byahise ikora yaje ikora inanirwa ku breakinga ya high hano hejuru inanirwa ku breakinga na ya row ariko hanga muri ibi bice aha neza muri ibi bice nyimara kubona ko ya breakinze ya breakinze iyi nuza iyi row high yo mu munota umwe with body candle close iyi ngiyi kanyizuminge neza nyimara kubona ko aha ngaha ya breakinze iyi high yo mu munota umwe with body candle close doranga niyo nafatiye seri muri ibi bice 40 niho nafatiye bashi kuri 450 na kangahe guca 450 narifatiye muri ibi bice yari 457 guca niho nafatiye bashi irangije isoko rirazamuka nanga gufata aya mapips agera muri mwijana 10 irangarukanira igera hanga ndavuga ati stop loss sitinze hanga kuri 450 no hagiye gushya guess what yahisiza neza irabajijisha itifatira igaruka kuri resistance hano hejuru izikora retest irangije ifatira ikubita hangaha doranga niho na closingi amapips agera mu bihumbi agera muri 450 iyi bayo nayifashe kunuza kuri screenshot ziri muri post zanjye kuri YouTube so katurebe rero uyu munsi ko twaza aho twaza guseringira naho twabayingira ubundi mite nkurozinga turangize session yacu nkuko mubizi nkora analize zo mu minota ingahe 30 gusa nureba neza ahangaha hejuru ahangaha kuri kangahera harantu nshaka hari ikitonderwa ahangaha sitinze Asian high ku bihumbi bingahe hano hejuru 420 guca 420 na kangahe 415
nureba neza aha ngaha sitinze Asian high aha ngaha, iyi high iri very crucial. Kubera iki? Nimba isoko rishaka gukomeza koko rikadampinga koko rikamanuka, iyi high ntabwo igomba kuba broken down with body candle close y'iminota 30. Nimba isoko koko rigikomeje kumanuka, so twirengagije ibyo byose rero, ahantu isoko ryatapinze rigakora kano kamove ko hasi aha ngaha, ni ahantu hari kurusha, kubera ko nureba neza ukazuminga isoko ryacu, ya candlestick y'umunsi washize, iyi row yabaye broken down, irayibreakinga biri aggressive mu masanga yose, ariyo bita ki BOS, indicatinga ko strategy ya bearish iracyakomeje, cyangwa se guseringa biracyakomeje. Break of strategy, kubera ko break of strategy yerekana continuation of a trend. Nimba trend yacu ikikomeje rero, nta kintu na kimwe twakora usibye gutegereza iki pullback. Pullback yaba we, dore pullback ahantu honyine yaba yarangije no kuba already, yaba ku 4,000, ubundi nge pullback na expectinga ku 4,490. Of course ikigeramo muri izo ni 4,490, urabona yahise ikora rejection kandi indicatinga ko abasellers binjiye, cyangwa se hari asetinze amasell orders menshi cyane, isoko ritari pushing, ikiri pushinga down, hama pips agera muri angahe, agera hafi 150. So ni ikintu cyonyine twakwitega, nkuko mubizi ngiyi aka high na kari muri middle, sinavuga ngo ni London high, ntago ari London high, ni ya high za muri middle nyine, igihe isoko rifite continuation. Ariko ikintu cyonyine twakwiye expectinga aha ngaha nuko iyi zone iri aha ngaha niramuka iholdinze resistance, ikiramuka iholdinze ni breaking down na candlestick y'iminota 30 cyangwa isaha, turaza ku expectinga guseringa hafi umunsi wose, byagaruka iti breaking ikomeze breaking hose. Kubera iki? Niho habereye break of strategy. Break of structure. So umuntu ushaka guseringa yaseringira he? Ubwanjye nkoresheje za smart money concept ni iki, ahantu hari zone yo guseringa nubundi ni resistance na ciye hanga nje already nasiza manuza amaseri limit muri ibi bice hanga za 4,100, 4,101, 4,103 nashyize amaseri limit, ariko sinshaka Asian high iza kuba tapped ahantu isoko ryafungukiye, ahantu isoko ryafunguriye candlestick y'uyu munsi, naho nshaka iza kugira iki, iba broken. Niramuka ibaye broken down n'iminota 30, kiraba ari ikibazo gikomeye cyane. Nuko nguko byifashe rero. Ubwanjye muri iri soko nubwo yenda umuntu abaciye du support n'iki, ariko ubwanjye sinatagetinga bashye. Yego iraza no kuba n'iki ikomeza, ishobora no kuziga kubitanga ikabona kudampinga, ariko ku bwanjye ntabwo natagetinga bashye, ko biri risk cyane. Icyumweru cyose sako ndi kwandi rishaka guseringa, nubwo no kubayinga bigomba kuzamo nkange bakoze pullback, bigomba kuzika bayinga. Niyo mubyibuka neza, iyi zone nayiciye ejo mbabwira ko iyi ngiyi ari sell zone. Wabonye ya uda block OB yaragarutse yitapinga inshuro zingahe? Guess what? Nyuma yaho nyuma yo gutapinga muri OB isoko ryese rigenda amapips angahe ku bantu baholding, nabyo nirigira muri OB no hantu benshi baba bari gushyiramo cyama sell position, ama sell limit. Niba bashyize ama sell limit, isoko abonse ritapinzemo, hari abasellers benshi cyane bagomba kudampinga, bagutuma igiciro kidampinga cyane cyane kimanuka cyane, byaje gikira muri OB kuri 4,145. Reba hanga rimaje kugenda amapips angahe, amapips arenga 900. Izi ni imbaraga za order block. So kadutegereze turebe, ariko ku bwanjye so far ntago najya ngo mu byabaye cyangwa n'iki aha ngaha, kuko isoko riri kwerekana yuko rishaka rifite ingufu zo gusenya nyinshi cyane. So kadutegereze rero sasa, kadutegereze uko izi candlestick zigiye kugenda zikora. Let's go. Ya trend line isoko riri gushaka, reka turebe nimba riri break.
hehe byagarutse ryaje isoko. The price is coming to where break of structure. Byaje. Impamvu ahangaha ntabwo ahita uvuga ngo uraseringa ngo uragira iki, ntabwo biba byoroshye, ibintu ni ukugenda gakeye. Ati gute? Nkangaha of course abantu baba baserinze urugero, kuko isoko urabona ko rya dampinze, ariko nureba neza mu minota 5, dufashe hano ndi muri time frame y'iminota 5, nureba neza ahangaha ntabwo ryakoze change of character y'iminota 5 nyine iri external. Why? Ahubwo ryagumye rikora change of character y'iminota 5, change of character y'iminota 5 muri iki muri internal, ariko nureba mu minota 5 ya nyayo muri external ntabwo ryigeze rikora change of character. Niyo mpamvu ibi bintu ni ukubigendamo gake, ntabwo biba byoroshye guys, ntabwo biba byoroshye. Ahanga urabona ko ahubwo dore hangarise byongeye kwa change of character yaki. Oya, hangarise rikora iki break of structure y'iminota 5. Urabona ko ya zone yacu rya breakings. Nuko isi imeze guys, ntabwo byoroshye. Tugeze turebe ko ryagaruka gukora retest ahangaha, turebe ko ryaza gukuramo ya nuzi ya Asian, nimba Asian. Niyo munsi ndi kubona ahangaha already hari aga support ryakoze. Once kabaye broken back expecting iki ko riraza kuguma seringa cyane. So reka tuhashyire nuza duhite tuza live streaming. Once i support isitinze ahangaha ibaye broken down, turaza ku expectinga guseringa iragiresi. Toward where iyi support niba broken down isitinze ku bingahe 472 entry. Niba broken down if body candle close entry 472. Ahantu umuntu yafata iki, yafataga sell position no akagira iki TP 450 cyangwa se agakomeza byose bitewe n'ibyo ashaka, ariko biratirwa. Stop loss yo ntabwo igomba kurenga amapips angahe, ntabwo igomba kurenga amapips 200 na gutya bari menshi. 45 kuri 73 katugire na 150 cross 40 akarindwi. TP wana extending ikagera kuri na 40. TP2 bose birashoboka.
byose birashoboka. Iyi siri analysis, good analysis is so guys, ni ibi ngibi ndumva yari analyse y'umunsi. So ahasigaye koze kubana natwe guys. I'm leaving of course. Today analysis ni easy. Bari izi ngizi. So guys, mwakoze kubana natwe. Mwakoze kubana natwe guys. Thank you guys. Let's go. See you guys. Aho ubutaha guys. Let's try another day guys. See you guys. Bye. Yeah. Tegere turebe isoko imbaraza. Breaking resistance yo hejuru cyangwa